Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Tugarutse mu makuru rero, murabizi neza ko tuba tugomba kuba tubagezaho uko situation imeze. Birumvikana ko tuba tugiye kuba tugaruka mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ni muri rwa rugamba mubizi neza ko rukomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Bwiza TV, hanyuma kandi njyeweho ndi Retired KD, tugiye kuba turi kumwe mu kanya gato ndaje nakire n'undi muvandimwe hano. Ariko kandi ntabwo bisanzwe ko tugaragara kuri kamera za Bwiza TV uwo bita Meki Kayiranga adahari. Umutaramu wacu uyu mwaka wa 2026 ni umwaka mu by'ukuri atangiranye icyo bita ibikwazo. Mutaramu Byamungu, wiriwe neza? Yes, wiriweho bwana Kedi. Yes, ngwaye ikaze kuri Bwiza TV. Merci beaucoup, ndagushimiye cyane. Ngira ngo n'ubwa mbere ariko unagaragaye kuri kamera za Bwiza TV. Jeweho ni mu rugo? Nge nibwo bwa mbere. Bwa mbere. So dutangiye rero mvuga nti Meki Kayiranga uyu mwaka wa 2026 wamubanye awutangiranye ibibazo by'imberenge. Ngira ngo bijya gutangira byatangiye yibwa amatelefone iPhone zigera kuri 2 buriya baba bagukanitse, baba baguhannye, araho baba bagukubise buriya. Abantu baza agaciro ka iPhone 2 rero zigiye buriya ubujegeye. So naho bidahagije yakubitemo icyo bita uburwayi. Meki Kayiranga niyo mpamvu mutari kumubona kuri mikoro za Bwiza TV, nta kindi kibazo afite kindi uretse uburwayi, ariko arimo aragenda mu by'ukuri agerageza kurya imiti yubahiriza amategeko n'amabwiriza ya muganga. Niko biba bigomba kugenda, kuko iyo wagize icyo kibazo ugomba kugendera ku mategeko atarayewe n'amabwiriza, ukagendera uwo wasanze kugira ngo abashe kuba yagukemurira icyo kibazo, nta wundi ni muganga. Yes. Tugiye kugaruka rero ku makuru birumvikana, ariko tubanze tubahe ikaze mwebwe mutwumva muri hano mu Rwanda, duhe ikaze kandi mwebwe mutwumva muri hakurya y'amazi magari. Ndabizi neza ko bakurikira Bwiza TV ku mugabane w'Uburayi murahari muri benshi, ku mugabane Amerika muri benshi cyane, muri Aziya nuko nguko. Niyo mpamvu muri aka kanya tubasaba kudutiza umwanya, ubundi tukayabavira imuzi ngo turaza kujya muri access zitandukanye. By'umwihariko Byamungu turaza kwitsa cyane ku muhango wabereye muri Goma uyu munsi wa none, aho AFC M23 yasezeye mu cyubahiro cyangwa se yashyinguye mu cyubahiro imibiri yabishwe cyangwa se y'abaturage bishwe n'ibisasu bya drone drone zerutse gusimbura cyangwa se kurasa muri Masisi zone. Twabonye rero uyu munsi wa none abayobozi bose bari bahari. Colonel Nanga yarahari, Governor Bahati yarahari, Bertrand Bisimwa yarahari, n'abandi bayobozi batandukanye bo muri AFC, yaba kuri kote politique no kuri kote militaire bari bahari. Turaza kubigarukaho, ngira ngo dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu muhango bwana Byamungu. Dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu muhango, kuko urebye no muhango ubabaje, kuko ngira ngo nawe wabibonye, abaturage bahawe kugira ngo bavuge, ubo bahawe ijambo kugira ngo bavuge, tange ubuhamya bw'ibyababayeho, uburyo ingabo za leta ya Kongo zikomeje kumena ibisasu mu baturage, aho kuba bajya ku mirwano guhangana na M23, ugasanga indege zabo ziribasira gusa abaturage. Yes. Turaza kubigarukaho. Ikindi turi buze kuganira muri iki kiganiro, Byamungu, muri axe ya Sud Kivu urugamba ruracyari imberenge, dukurikije situation ya Makobora, dukurikije situation ya Kigongo, dukurikije bita Katongo, nicyo bita imijugujugu y'amakompora muri ya misozi. Twavuga ko icungamiye Uvira, inacungamiye ikiyaga cya Tanganyika. Haravugwa amasasu aremereye y'imbunda ziremereye nayoroheje, bivuze ngo urugamba ruhari ni rwa ruri bavuga ngo ni ana kwa ana. Turaza kubigarukaho. Ni nako tugomba ariko nanone no kwerekera i Burundi
Burundi baracyari fosinga baracyohereza abasirikare n'andi makuru menshi turaza kuba tuganiraho muri iki kiganiro. Ntekereza ko wowe uri budutize umwanya uraza kuba wamenya ngo niki kigezweho maginga ya siko bimeze bwana Byamungu. Niko bimeze, urumva turazenguruka mu byerekezo byose. Saho gusa na warikare urumva turi bwikozeyo. Tubabwira uko bihagaze ku bakunda gukurikira Bwiza TV, tubabwira uko situation ihagaze ku murongo w'urugamba kugeza amasaha aya ngaya. Okay. So ngayo ngukorera ne Bwiza TV, tubibutse ko gukora subscribe ni ingenzi cyane, gukanda like, gupostinga, gusharinga link ya Bwiza TV ni musada ikomeye cyane. Ariko kandi Byamungu duhite twanzikana aya makuru cyane ko igihe cyatujyanye. Tuyahere kwanza muri Goma jewe nawe twari turi kumwe muri ya Stade de l'Unité, twari turi kumwe ariko ubona ko nyine inkuru twarimo dutara hariya cyangwa se umuhango twarimo dukurikirana hariya, wabonaga ko ari umuhango wiganjemo cyangwa se w'agahinda, dukurikije imvugo zahavugiwe, imbwirwaruhame zahavugiwe, dukurikije uburyo cy'abaturage bari bahari, uburyo bari bameze. N'umuhango nyine ni kiriyo, ubonaga ko nyine nta byishimo byari bihari namba. Icya mbere n'abaturage b'inzirakarengane twabigarutseho, iby'ibi bitero byagabwe na leta ya Kinshasa binyure mu gisirikare cyayo, yohereza drone, uretse ko atari n'ubwa mbere izohereza, zijya gusibura muri kara gace ka Masisi zone. Byamungu biriya bitero bikiba twabigarutseho, ariko kandi si ubwa mbere si ubwa kabiri koalisiyo yari igize gutya ikajya kubombarida, avuga ngo si n'ubuheruka mu bice bituwe n'abaturage. Biracyakomeje. Wavuze ko turi bwikoze za Uvira. Za Uvira nuko byabananiye, barashaka kwataka ikirere cya M23 bikabananira, nabwo ni Uvira bashaka kuba barasana n'ubundi mu baturage. Gato mbere ko twinjira muri uyu muhango nyirizina, ibi bitero bikiba nagerageje kubaza imboni zacu ziba muri FARDC ziri no muri no sector, muri no zone ya gatatu y'imirwano bwana Byamungu. Bamwe mu basirikare kandi bafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru bakubwira ko ngo ibi bitero buriya basa no babesha. Icya mbere hano arakubwira ati pole sana, kwanza twemo tuganira urabona ko ni 12:06, twebwe turi mu kiganiro 12:10. Arambaje turaganira mubaza nti situation yiriwe gute muri zo axe muherereyemo, si ngombwa kwivuga kuri kamera. Yego. Arasubiza ati tulishinda bien talakini, ati pole sana kwanza, ati leo muri shinda mu stade. Ubwo no kuba ko yabonye notification y'amakuru twakoze mu kanya. Byanze bikunze hari itangazamakuru ritandukanye ku buryo bugaragara kandi rigeze amakuru hose ku isi, ntabwo yari bubiyoberwe. Iki navuze ati pole sana, ati barifanya vile, urumva ngo barifanya vile kwanza baripotezaka makordone kwenye amra ya M23 ilikuwa ngo kisha ya pili baripendaka bagusishe M23 touche ku communauté internationale. Avuzemo ibintu bibiri ariko birimo kuvuguruzanya. Atangiye avuga ngo babuze coordonnées za amra cyangwa se ububiko bw'imbunda bwa M23 bisanga barashe mu baturage. Nyuma ariko asozere kuvuga ngo banashaka ngo kugusisha tushe cyangwa se gushirishamo M23 yuko iri kwica abasivili, urumva ngo kuri communauté internationale. Ibi bintu uko ari bibiri ngira ngo uyu mutaramo nawe afite ukuntu yaraducanze. Nge ndabyumvamo ikinyoma byombi. Koko kuvuga ngo bashakishaga amura ya M23, ntago nibaza ko ujya gukoresha indege udafite amakuru y'impamo, wabanje kuba wakora iyo reconnaissance kugira ngo ubashe kuba wamenya uti ndarasa hehe kuri coordinate zingahe, kugira ngo ntaza kugira ibyo nangiza cyangwa se ngahusha ntarasa ahandi. Icyo ni ikinyoma rero kuba yavuga ngo barashakisha amura ya M23. Ntago indege ari bwa buryo urashisha
imbunda dusanzwe tuzi zirasa ikompura rikarenga umusozi wenda rikagwa ahantu runaka, ukaba washakisha wenda uvuga uti kari agace ndaza guhamya kuri yo amura. Icya kabiri kuvuga ngo ni uburyo bwo kugira ngo bateze akaga kuri M23, ahubwo ndabona ari bo biteza akaga uti mu bijyanye n'iki. Kuri ubu intambara iriho iri ku rwego rw'ikoranabuhanga, byanze bikunze icyo wakora cyose ntago nko guhagurusa drone bayoberwa ngo drone yarashe yari ihagurutse hehe. Rero ntago M23 ariyo yafata drone ikayihagurutsa ngo ijye kurasa abaturage. Ikindi twavuga nuko drone kwalisi ikoresha ni drone zifite ikoranabuhanga rigezweho. Niba ubuze grid coordinate bisobanuye ko ugiye kurasa se utareba uri kurasa, wazipuringisha kuko wabuze grid, wazipuringisha zigasubira aho zaturutse, wenda ukajya kongera gushaka andi makuru bundi bushya. So ubona ko harimo ikinyoma, ariko ku rundi ruhande turabizi ko si rimwe si kabiri leta ya Kinshasa n'ubundi yibasiye ibice bituwe n'abaturage, haba muri Masisi, haba muri Rucuru, haba muri Sud Kivu, za Minembwe. Abonye ko drone za coalition ntizisiba kuza kubombarida mu duce dutuwe n'abasivile bwana Byamungu. So rero reka twinjire mu muhango nyirizina, wenda ducunguza uburyo umwete. Uyu munsi dushingiye kuri disikuru yavuzwe na administrateur wa Masisi y'akababaro, aho yageze akanarira. Byamungu, abaturage b'i Masisi barashavuye, ariko bakavuga bati mudukize uwo bita Gisegeti. Wabonye uwo mudamu hano, turaza kumugukina ijwi rye baryumve, ariko kiukweli biriya bitero byashegeshe abasivili bo muri Masisi. Ibyo uvuga nibyo byashegesha abasivili bo muri Masisi. Nubwo twabonye iriya mibiri hariya, twabonye amasanduku agera kuri 22, ariko ntabwo ariyo yonyine, ntabwo ari barabahatakarije ubuzima gusa, yego hari n'abandi. Mu buryo nyine hari amakuru avuga ko hari imibiri yari yangiritse cyane, bitari ngombwa ko bayizana hariya. Rero nta mpamvu yo kuba ngira ngo wanabibonye uburyo twese byaragahinda. Byaragahinda kubona umuturage nk'uriya, igisirikare cyakagombye kuba kimurinda, akaba aricyo kimuhitana. Wumva ngo ni mu rwego rwo kugira ngo bagere ku ibyaha M23. Nta hantu na hamwe turabona M23 mu buso imaze kuba yafata. Nibwo ngiye mbyumvise kuba yahagurutse indege igamije kuba yabombarida cyangwa se yahitana ubuzima bw'umuturage, mu gihe no mu ngingo yayo yayihagurukije harimo kurengera abaturage mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bagiye babohwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So ari abafashe ijambo, ari abatangabuhamya bw'ibyo banyuzemo n'ibyo babonye, bose karagahinda gusa. Bivuga rero iki? Bisobanura ko ahubwo ibyo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kwibwira ko bakoze akazi cyangwa se gushaka guteza ibindi bibazo mu buryo bundi kuri M23, nabo ubwabo barimo barirahuriraho umuriro waka, kubera ko wumvise aho uriya mudamu avuga ati twe uwo mwana haramu mumudukize. Nta wundi yavuga ni Kisekedi. Reka tuprenge nijwi ryo nako nta mbabaza gifite. Uriya ubundi perezida bafatwa Burundi bo bamwita ngo ni Sebarundi, ariko niba uriya yatangiye kwitwa ikintu atari umuntu, ni ukuvuga ngo arimo arirahuriraho amakara atazazimya. Reka dukine ijwi ry'uyu mudamu. Ni video ari hariya muri Stade de l'Unité mu batangabuhamya, nk'umuntu wari uri muri kara gace ka Masisi zone coalition iri kuhasimbura. Wumva ukuntu ababaye nyuma y'ibyo leta ya Kinshasa yari imaze gukora, ariko kandi agatangira avuga ati nyaboneka AFC ntako mutari mwagize, mudukiza amabandi y'abazarendo, mudukiza amabariyeri yaratugeze, yaratumereye nabi. Atariko biratangaje kuba Kinshasa ikigaruka. Katwumve. Nilikuwa mabarieri, sasa unaenda mshamba unakutana na wagariso 10, sasa mimi mama wananigere wananiweka hospitali na pale mimi natosha kwa kifo. Lakini vile wakati tulipata M23 tulikuwa tumefurahi sana. Chenji tunashangaza ni leo hii Kisegeti anatuletea avion ya kutubombea.
Kweli mbele ya Mungu mtusaidie. Kama huyu mwana haramu tunaweza mkuona, tunaweza shukuru Mungu. Neno langu ni hili. wabyumvise ukuntu no mu mama avuga ati twebwe nk'abadamu ati rwose M23 itaraza wajyaga mu murima ukaba uzi neza ko ugomba gufatwa ku ngufu cyane. atariko kuri ubu ngubu M23 yaraje ibyo byose byavuyeho. atariko uyu mwana haramu witwa Kisegeti ati biratangaje kuba kitwohereza indege zo kuza kutubombarida nibyo yagarukagaho. Ibi ngibi harimo nubwo abivuze mu jambo rigufiya avuga ati biratangaje kuba umukuru w'igihugu ari utwohereza indege zo kutwica. Buriya ni message ikubiyemo ikintu kirekire cyane se cyangwa se ubusobanuro uburebure cyane. Ni perezida wakagombye kuba amenya ibibazo by'abaturage. Yego. Aho kumenya ibibazo by'abaturage ahubwo arimo arabibongerera ahubwo adashaka kubabaho ku isi. Ni perezida nk'uko twari tubivuze wakagombye kuba afatwa nk'umubyeyi ndetse akagira uburyo we agaragaza ko yitaye ku bibazo by'igihugu kuri buri ministeri bireba. Ibyo byose ntabyo yitaye. Icyo ashaka kuba yavuga ahubwo wumvise asoza avuga ngo ni perezida none ahubwo waguze indege zo kutumara. So ni ikibazo gikomeye cyane rero ubona ko ari perezida Tshisekedi wanzwe n'abaturage ariko kandi nukurikirana ijambo Bahati Eraston guverineri wa Nord Kivu yavuze utigeze avuga amagambo menshi yavuze ati ntago byari mukundire nta busobanuro buhari, nta mvuga ihari nyanyayo yakoreshwa mu kugaragaza ibibi Kinshasa yakoreye abaturage bari bimasisi cyangwa se muri territoire libere. Atahubwo cyakora bikwiye kuduha imbaraga zo kuguma twishakamo ibisubizo mu gukuraho cyangwa se mu kurwanya ikibi tuzarirwa na leta ya Kinshasa. Ibi rero bwana Byamungu n'ubundi yabivuze mu gihe AFC M23 inatangaza uduce tujye dutandukanye bagiye baviyora icyo twakwita CCLF kutubahiriza ibyo baganiriyeho cyangwa se biri mu masezerano. Harimo agahenge k'intambara kumvikanweho. So batanga ingero rero z'ibitero byagiye bigabwa yaba ibyo mu kirere yaba ibyo ku butaka. Bagiye batwibukije za Rwitsankuku, bavuga za Minembwe muri Haut Plateau, bavuga muri Rucuru, bavuga muri Masisi n'ubundi. Ubona ko nyine Kinshasa twavuga ko rwose iyo ibijyanye n'ibiganiro ntibikozwa, ibyo baganiriye ntabwo ari byikora, ntabwo bikeneye kubyubahiriza. Nibyo kuko ntabwo bikeneye kubyubahiriza. Ni nayo mpamvu bavuze ngo turaza guca no ku murongo w'urugamba turebe uko byifashe, kuko na n'ubu ni Kinshasa irimo igaba ibitero kuri M23. Hari ibyo bice byose turi buze kwa byo twakorekezamo muri territoire ya Uvira, ari muri Warikare, aho hose hari kugenda hagabwa ibitero byaba ibyo mu kirere cyangwa ku butaka. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibiteguye. Ni ukuvuga rero ibya CCLF ntabwo babirimo rwose. Yego ntabwo babirimo. So Byamungu turacyaganira kuri aya marorerwa yakozwe na leta ya Kinshasa. Ku rundi ruhande mu gihe abaturage bishimira ko Masisi territoire ya Masisi M23 kubazanira imihanda myiza, mu gihe abaturage bishimira ko M23 yakuyeho amabariyeri yabaga ari urujya buri kote yose wajyagamo. Ari Masisi gusa nabonye hari na gahunda na n'ubundi ura muhanda wa Uvira uzamuka za Kamanyora no muri ya misozi miremire iri hejuru ya Kamanyora, naho nabonye hari gahunda ya M23 yo kuba yatangira kugira uburyo isa naho itunganya uwo muhanda kugira ngo byibuze ingendo zaho zibashe kuba zashoboka neza. Yes, hanyuma Byamungu nibyo nakubwiraga nti mu gihe AFC M23 irangajwe imbere n'imibereho myiza y'abaturage, harimo gukora imihanda, harimo kwirukana mu mabariyeri yari yarashizweho, harimo kubazanira security, full security. Wabonye ko yazanye record defense, muri make irajwe inshinga n'imibereho myiza y'abaturage. Kinshasa irabombarida ariko kandi AFC yo ikakubwira ko ibyo bintu atari byo. Hakorwa iki kugira ngo abaturage bo muri Masisi baryame nk'uko muri Goma ryamye, mu gihe tubizi neza ko kandi Masisi ibice byinshi byabohowe mbere y'iyi Goma, cyane ko Byamungu dukurikije urugamba ruri muri Gatoyi, ururi za Kazinga, sinzi n'ubundi niba umuturage wo muri Gatare yaryama ngo asinzire
wa Nyabyondo, mu gihe hirya gato ibirometero bike bishoboka hari kumvikana za 81-1, hari kumvikana za 120. Niki kirakorwa kugira ngo umuturage wa Masisi atongera kwisanga yishwe kuri urwego nk'urwo tugabonye cyangwa se nk'ibingibi byabaye muri Masisi zone? Urakoze. Ikigomba kuba cyakorwa ndabona cyatangiye uyu munsi. Cyatangiye uyu munsi kubera ko ni mama 23 yasabwe gushyiraho agahenge, irabyubahiriza. Aribyo twaze tugarukaho, guverinoma ya Kongo ntiyabyubahiriza. Ari nabyo byatumye uyu munsi inzirakarengane zikomeje kuzira ububi n'ubugome bwa guverinoma ya Kongo babyeretse amahanga. Bivuga iki rero? Ntago bari bukomeze gutega imigongo ngo guverinoma ya Kongo ihondagure. Nibyo bya binde Erasto Musanganya yavuze ati ibyo ari byo byose. Erasto Musanga Bahati ni Musanga, Musanga ni gavana. Yavuze ati turashaka ibisubizo byabyo kandi ntago turibashe kuba twakwemera ko bikomeza. Iryo naryo ni ijambo rikubiyemo igisobanuro cyumvikana kandi mu busobanuro burambuye. Yes. Ni igihamya rero cyatangiye kuba kigaragarira amahanga ko ibyo ibyemejwe ku ruhande rwa M23 yewe na guverinoma ya Kongo ikabyemera byo kuba ari rwikizwe, ntabwo irimo ibyubahiriza. Niba itabyubahirije rero ikiraba niki? Ni ugucecekesha cyangwa se aho bya bitero biri guturuka, byaba iby'indege, byaba ibya infantry. Icyo mbona nuko M23 na n'ubundi nkuko isanzwe ikemura ahantu hose habaye ibyo bibazo byo kuba igaba ibi guverinoma ya Kongo igaba ibitero runaka, ikibicecekesha niki? Nuko na n'ubundi mama 23 basangayo. Ndemeranya nawe kuri iyo ngingo, kuko urebye umutekano wa Masisi nuko warikari igomba kuba ibatombe ibohorwa cyane. No kuvuga iki rero, niba Masisi zone ni mu marembo ya warikari, kandi menace zose za Masisi nizo za Gatoyi nizo za Gatare na hehe zose ubona ko nyine zituruka warikare. Twibikiranye ko Blackout ifite dikota i warikare, twibikiranye ko APSLS ya Karahiri ifite dikota general i warikare. Nuza aba badomi ba Inyasi FDLR bose dikota general zabo ziri warikare. Menace yose rero yo muri Masisi iri kuva muri warikare. Mu yandi magambo wenda uraza kuvuga wakomezaho, hari ikintu bashizeho ngo izo za CMC zaki Kede wari uzi ko iri yari gahunda yashizweho na Kisekedi ndetse no muri bamwe mu bayobozi ba FDLR, hiyongeyeho harabo urukiko mpanabyaha rwashyiriyeho rwa Rahe rwagize abere, abandi bafungwa rwa rundi rwo muri Tanzania rwakoraga muri Tanzania. Yego, abandi bafungwa imyaka 20 barangiza ibihano. Icyo gihe wumva igihe ibintu byateguriwe Felix Antoine Kilombo Kisekedi, icyo gihe bahise basabirwa ko baba muri Niger, we yohereza y'intumwa avuga ko abo bantu Niger yabareka cyangwa se bagahabwa ibyangombwa byo kuba no muri Kongo bagirira ingendo bakanabayo bakagira gute. Abo bantu rero twamenye amakuru ko bajya bakorera bamwe ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje mu nama rwihishwa. Icyo rero bashakangiye kuza kuri zo za CMC wari kuvuga, habayeho mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu mezi ya nyuma ajya gushyira umwaka, habayeho icyo kuvuga ngo FDLR ihindura izina. Hagiye kubaho icyo kuvuga ngo FDLR ihindura izina, abo ngabo nakubwiraga abo ba genocideri, bamwe bagizwe abere, abandi bagarangiza ibihano byabo, bahise bavuga bati mwe mwitonze. FDLR iyo humviswe iryo zina humvwa amateka mabi. Rero ntago turizi ibiri imbere ko FDLR izabifashwe cyangwa uburyo izaba yumvikana ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo byo ntibishoboka kumvikana ko yakumvikana neza. Bagira gutya baravuga bati noneho mwebwe
FDLR nikomeze, ahubwo dutegura uburyo hazajyaho indi mitwe arizo za CMC wari ukuvuga, izo za ANCDH zo kwa Balbonani no kwa Jamari, izo za ndime zo kwa Guido Shimurayi, izo za APCDS zo kwa Janvier Karahire, kusanga la majorité nabavuga ikinyarwanda barimo wajya wakurikira abo bamutayumba abo bakigingi bakagenda bagashaka ikizina babyita, ariko wajya gusanga nyirizina ugasanga FDLR zijanditsemo. Okay, nibwo buryo bahise bahimba baravuga bati urwo rubyiruko na bamwe muri babikoze banakurikije n'imyaka kuva byibuze ku myaka 30 kumanura ku myaka 20 abari bo mushyiramo, ariko na FDLR kugira ngo ya FDLR rya zina ryayo ni habaho kuvuga ngo kuyisenya no kugira gute, bari abantu bazasigara bitwa abazarendo abanyekongo, nyuma yaho bazashyira uri mutwe ufite n'indi ntego nshyashya urwanira urwanya igihugu cy'u Rwanda. So ngira ngo abantu barabyumva neza cyane, muri make ino mitwe dukunda no kubigarukaho yuko ari igikonoshwa cya FDLR. Ngira ngo no mu gihe cya operation za Umoja Wetu habayeho ko FDLR ijya yiyoberanye ikajya mu kizwa za ngo ni za Mai La Fontaine, ukumva muri make bafite ukuntu bahita biyoberanya ugashuka bashaka ukababura. Ngira ngo si rimwe si kabiri RDF igira amasezerano yo guhiga FDLR ifatanyije na Kongo, ariko ugasanga n'amasezerano atagize umusaruro muzima ufatika atanga. So rero ni nabyo bikunze kugonga Kongo Kinshasa ku kijyanye no kuba yarandura FDLR, kuko FDLR yamaze gushaka ubuhungiro bwayo, niyo mitwe twavugaga. FDLR isigaye ifite abasponsor batandukanye, ngira ngo urabizi ko guverinoma y'u Burundi ni umuterankunga ukomeye, arayitoza arayicumbikiye, ndavuga government ya CNDD-FDD itoza FDLR, irayicumbikiye, ibaha imbunda, ibaha ibiribwa, ibaha imyitozo, hari aho bahagize mu rugo. Ariko wanajya no muri FARDC ndano ugasanga barisanga, ndaguha urugero nko mu bataliya nagiye atandukanye, ujya kumva nka komanda bataillon umukolonel muri FDLR, bafite ukuntu baba baragiye bihinduranya amazina. Bibuke abadukurikiye kuri Bwiza TV, mu minsi yashize ari umukolonel wigeze kwicwa witwa Parapara, n'ubundi ni mu rugamba rwa M23 muri axe ya Rwindi. Ngira ngo urugamba rwo muri Rwindi rwari rukaze cyane, biza gutahurwa ko ari special force muri FDLR wari uyoboye iyo battalion y'imirwana Rwindi. So ariko amakuru yatambutse nyuma ko apfuye byagaragaye ko yavuye mu Rwanda ariko poro, urumva ari kaporari, ariko yaramaze ku ipeti rya colonel. So urumva rero bwana bya Mungu icya FDLR na leta ya Kongo byo ni bindi. So tugikomeje n'andi makuru, tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Cyane ahumuriza abaturage bo muri Masisi n'abari muri territoire libere bakomeje kwibasirwa n'ubundi n'ibi bitero leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ibagabaho igitondo kigoroba. Lakini tunapoteza watu kila siku. Nimesikia wanasema Mungu, hawa wengi wanasema ni wa kidogo. Hivi Masai tuko hapa, hivi kwa nafasi nyingine kwenye Kisekedi kuna watu. Wanaua watu kila siku.
Sasa tunatoka hapa utasikia wataua plus de 50 wanauaka kila siku. Yeye kuua ni kawaida, lakini tunaweza kuomba kitu kimoja ili vitu vitupatie nguvu za kusimamisha hii mauaji. Komunote internationali iko na ONU na Mwanza, sisi wenyewe uko naona ni Tshisekedi iko nafanya ile eshantio. Kuko watu wenye wanasema ya mnyumbe wenye wanakufaka wenye hakuna journalist mwenye anapafikaka, na kuko watu wenye wanakufaka na masisi fasi kwenye wakufika barabara wanazikiwa kule. Ile yote masakre yenye Tshisekedi iko nafanya, mimi naweza enda population yetu tuungane, itupatie nguvu juu tusimamishe mauaji. Kama Tshisekedi hataenda kusepe hii, sie tukree tribunali yetu hapa ya kutia ndani Tshisekedi na bande yake yenye namaliza watu. So Byamungu ngira ngo mu magambo tugenekeje mu Kinyarwanda amagambo gavana yagarukagaho mbere na mbere yavuga ati tuzamuye ikiganza cyo kwihanganisha baburiye ababo muri ibi bitero leta ya Kinshasa ikomeje kugaba abaturage. Okay. Hanyuma aravuga ati ariko ku rundi ruhande n'ubu ngubu turi hano hari abandi bakiri kuraswaho bakiri kuraswaho na leta ya Kinshasa. Ati rwose byamaze kuba nk'akamenyero ariko ntabwo bikwiriye. Aranavuga ati nanone ibingibi byabaye, ati iyi mirambo muri kubona hano ni eshantio, ni bake ni bake mu bakomeje kwicirwa mu bice bigiye bitandukanye. Yewe ngo hari n'abicwa barahategera imihanda bahita bashyingurira iyo ngiyo, cyangwa se ugasanga umubiri imwe twagarukaga mu kanya warangiritse, nta buryo buhari bwo kuba banawugeza no kuri moruge. Ati rero ubwicanyi bwa Tshisekedi bumaze gufata indi ntera, ariko dukwiye gufatanyiriza hamwe tukabuhagarika. Nibyo yagarukagaho Bwana Byamungu. Ubona ko rero abayobozi ba FC nyirizina bashavuye cyane Bwana Byamungu. Bashavuye ni nacyo usorejeho nawe yasorejeho, avuga ngo tukwiye gufatanya tukabuhagarika. Nese kubuhagarika ni iki kindi? Nuko hari ijambo avuze ati imiryango mpuzamahanga yaracecetse. Ibi byose irimo irabibona, n'ubu turi hano irimo irabibona, ariko ntishaka kuvuga. None tugomba gufatikanya tukabuhagarika ubwo bwicanyi. Ni bya bindi twahoze tuvuga, nta kindi nuko nabo ibya seserefe bashobora kuba bagiye kubishyira uruhande, kuko bafite ibihamya. Bavuge bati noneho natwe ntago turakomeza guterwaho ibisasu tugira gute ngo turi muri seserefe kandi mwaracecetse. Niba mwaracecetse mucecekere rimwe natwe, niba imirwano ibaye muri rusange ibe nyine. Yes, Viatura ntago ari insina ngufi imbere ya Kinshasa, barabizi iyo bahuyira bakubitira batsibura. Ntabwo Kinshasa rwose yahagarara imbere ya M23, kabone nubwo bafite ibikoresho by'umurengera, ariko M23 ihagurutse bonye ko Kinshasa n'ubundi niyitaka cyane. So ibi rero ibintu bakoze abantu b'i Kinshasa, ibintu mwakoze ntekereza ko ushobora kuba bigiye kubakururira akaga. Twabibabwiye ni n'urushabane, ni ibintu byoroshye cyane guhita utekerezaho unakoza analize zishoboka. Kurinda Masisi ni ukwirinda muri Walikare. Ubushize twabonye M23 yikoza Walikare ivayo kubera igitutu cyabira bihugu bifite akaboko kuri ariya mamenero muri karagace. Ariko se nidukira ku munzana amaraso y'inzira karengane nayo maminere yo muri za Alpha Mine na hehe muri zo nganda zanyu igifite agaciro ni iki? Ni ukuvuga ngo na n'ubundi ntago M23 yagiye kongera kwegura umututu kubera ko ayo mahanga yarayibwiye ngo mwegure umututu. Icyo nshaka kuvuga ayo maminere na n'ubundi ayo mahanga yarasanzwe ayacukura. Ntabwo rero bagiye kuyacukura kubera ko M23 yeguye umututu, sibyo? Icyatumye yegura umututu kandi izi ko banacukura ni nacyo kitari buyihagarike. Irakomeza gukemura ibibazo nk'uko biri gutezwa na guverinoma ya Kongo, kandi nabo ngabo banayishigikiye. Ibyo ngibyo ni ibintu dushobora kuba twakwitega mu minsi mike ya Bwana Kedi. Yes. Hanyuma rero bakunzi ba Bwiza TV, nizere ko mwebwe mudukurikiye mumeze neza cyane, ariko kandi twatwibutsa gukora subscribe ni ingenzi cyane.
bitewe nuko iyo tushize ikiganiro bugomba guhita ujya kwishyira mu ba mbere. Si byiza kumva inkuru yamaze kuba umuranzi, si byiza ko ni update tuba tukugezaho zigezweho. Niwo mwihariko wa Bwiza TV na bwiza.com, ni update amakuru y'imiranzi ntabwo tuyakozwa. Zamungu, dusimbukire kuri foro noneho tube turetse tube dusimbutse gato tuve kuri ingingo ya hano yo kuri ubu bwicanyi bukomeje gukorwa na leta ya Kinshasa. Wenda tuzakomeza tubiganiraho ku miyoboro yacu yaba kuri Bwiza TV yaba kuri Mapendo TV. Abantu banakwibuka banamenye ko ufite ikinyamakuru bita Free News Time, munagende naho makore subscribe mujye mukurikirana amakuru yizewe. Bwana Bzamungu, agace ka Makobora ejo bundi kaberemo intambara ikomeye ubwo Uvira yafatwaga. Uribuka ko M23 yadivasinze ku muvuduko ukomeye cyane yirukanga na force z'abarundi, force za Kinshasa nubwo ne FARDC n'izindi ngabo ziri muri iriya coalition. Hanyuma twumva M23 yatagiye gusatira za hafi kugera za Mboko, yari hafi kuhagera hafi za Swima yari yagezeyo, ariko nyuma haza kubaho ko M23 yongera kurekura utwo duce isubira inyuma kugeza ubwo kwe Makobora zombi utuvugana irindiye hitwa za Kigongo iprotectinze umujyi wa Uvira. Urugamba rwa Uvira uraruvugaho iki kwanza bwo muri axe ya Makobora? Muri axe ya Makobora ni urugamba ruri ku rundi rwego, nubwo urugamba kuvuga ko ruri ku rundi rwego ntago rurushya. Urugamba rwabereye hariya mu kibaya cya Nyiragongo. Imibare y'ingabo nyinshi n'abitwara gisirikare bari winze umujyi wa Goma bakaza kuwuta kubera ubuhanga n'ubuhangange bwa M23, ariko nanone bisa naho ari ishusho yabyo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni Felix Antoine Tshisekedi umaze kuba yagwizana n'ubundi ingabo nyinshi mu kigo cya hariya Ikaremi. Ya mitwe yose twavugaga, abacanshuro b'Abanyarumaniya bariyo, Tanzania yaragarutse niyiri ifite amakuru mfite nuko na hariya Makobora ba Tanzania bamaze kuba bahagera bahagije ndetse yabo. Tanzania yaje nkunganiye, wenda urakomeza. Buriya ngo yaje ifite gahunda yo kwigisha, yaza yohereje abarimu. Abarimu bageze kuri foro birangira bahindutse abo kurwana. Buriya ngo bambutse baci Burundi barekera muri Kalemi bagomba kujya kwigisha imbunda za Muzinga. Birangira rukuntu baje kwisanga ngo bari kurwana nibyo tutazi, baje kwisanga bari kuri foro. Ubu tuvugana iriya miripuko y'imbunda ziremereye ziri kumvikana muri iriya misozi icungamiye Makobora ndetse na Lake Tanganyika, tutibagiwe na Uvira iri koherezwa n'abatizedi. Nibyo ibyo baje basa naho biyita nyine ko ari instructors, ariko wibuka ibyo ngibyo n'Ububirigi bwigeze kubivuga buhakana ko budafite ingabo zaje kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birangira tubumvishe mu shyamba rya Warikare, baza kuvamo ari uko bakubiswe kuri wa musozi wa Gasopo, baza kuvamo ari uko bahuye na hari mbaya yo muri Afurika babyimbye ibirenge, ariko bari bahakanye ko ntabwo bafite. Rero na Tanzania kuba ishobora kubona ko hari ibihugu bimwe na bimwe byamaze kuba byamenya amakuru bikoresheje ubutasi bwabo, bakavuga bati bongeye gusubizaho ingabo, ishobora kubyemera ko ikavuga ko ari instructors boherejeyo, ari abarimu. Ariko byaje kuba bigaragara ko aribo bari kuri artillery, za mbunda zirasa imizinga cyangwa se zitera mu birometero bya kure. Rero nicyo nari nkomeje kuba mvuga ngo ibiri kubera muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ni ishusho imwe y'ibyari biri hano mu kibaya cya Nyiragongo hano mu mujyi wa Goma. Ni ishusho imwe gute muri icyo gihe cyo mu mujyi wa Goma no mu kibaya cya Nyiragongo, ubwicanyi muri Goma bari bumeze nabi igitondo kigoro. Yes, na nubu muri Karemi niko bimeze. Abantu barimo baricwa, urajya kubyuka ugasanga umurambo uri ahantu muri karitsiye ku muhanda. Twajya ku kavagari k'imitwe y'ingabo n'abitwara gisirikare, nari ndimo ndondora ukuntu
abanyarumaniya bariyo, abatanzaniya bamaze kuba bagerayo, Uburundi bwasubijeyo n'amaburigedi zimaze kuba bataliyani enye, ngira ngo habanje kujyayo bataliyani ya nyuma yagezeyo abasirikare bagize batayo ya 4 yuzuza umubare wa 4 bagiye ku munsi turi kwa 4 uyu munsi yes turi kwa 4 bagiye ku munsi wo kwa 2 batayo murenye ziri hariya rero zamaze kwambuka, harimo ebyiri zari zisanzwe ziri muri batayo Tafoke, izindi ebyiri nica namakuru tuvana i Burundi. Urumva bose bari kudiployinga he Baraka, bari guca mu Rumongi bagafatiye amazi bakajya komokera Baraka, bavuga ko ngira ngo i Burundi hariyo winjiriye muri force zabo bari no kwikomaga ku gatuza rwose ko ngo bashaka ngo M23 itazigeregera Baraka. Ukibaza ukuntu babaga birahira ngo ntago izigeregera muri Uvira, uribuka bitwa bambaye ahaga bagezeho rwose bajya kwa mitando za YouTube barakoranya barariprati baradutinya. Ariko umunsi mu 23 natwirwa no bafashe icyemezo cyo kujya Uvira, ibintu byarashindikanye, abantu bayoga ibibaye. Ariko natungwe cyane kumva ko FDN Big Sky cy'u Burundi kivuga ko rwose ngo M23 ngitazigerigera Baraka, ngo itazigera ikubaramo makobora, ahubwo ngo M23 ngo nireba nabi ngo na Uvira barayivamo. Kubera iki? Kuko bari kudiployinga ngo kona zigeze y'amahoro, kuko ariko nizo iyo Tanzania iri hariya, kuko ariko nizo drone ziri kuboneka ziri kuba supportinga za Blackwater ziri hariya. Sinzi bya Mungu niba koko M23 yagukura muri Uvira kugukura makobora bigashindikana. Ntago byashindikana, wenda nge icyo nkeka ni analyse yanjye. Ndakeka ko wenda M23 harimo harabera imirwano, ariko ntago turi kumva M23 ya divasinga. Ntekereza ko ikiri muri cyagiye cyo kwerekana ngo dore twubahirije ibyo mwasabye by'agahenge, cyangwa se ku buryo abantu basizinga faya ku mpande zombi, twebwe turacyabyubahiriza. Ariko uruhande rwa Kongo dore ibyo ruri gukora, nyuma yuko wenda bazaba bagaragaje ibyo bitero bya Kongo biri kugenda biza bakagaba kuri M23 bakica abaturage, turashobora kubonana n'ubundi nabo Barundi bari kuvuga ngo za Baraka ntibazazigeramo. Nose Uvira bavuze inshuro zengaye ngo ntibagomba kudufatana Uvira, kuko badufatanye Uvira baba bafashe Burundi. Ariko ibyo byabaye nk'umunota umwe, abantu barahumbije bumva ngo M23 iri muri Uvira. Rero hari uburyo bari ku ruhande rwa coalition bikanga ubwinshi n'ibikoresho n'iki, ariko ugasanga bibabanye kuri finali, bibabanye amazi. So nicyo mbona nuko na nubundi M23 nayo ntago irakomeza gutegereza ngo ibyo kwerekana ko iri muri size fire kandi abandi barimo barwana cyane. Ko nanakunganiye buriya M23 muri dukurikije amakuru turi kuvana hariya muri Axa Makobora, force ziri muri iriya Axa ntago Makobora ari ya M23. Oya, yaba Makobora ya mbere yaba ya kabiri ni ya coalition. Yes. So dukurikije amakuru tuvana hariya rero M23 irimo irarwana yidefanda, kuko bari kwigabaho ibitero igitondo kigoroba ikarwana yidefanda. Iyo urwana yidefanda rero ngira ngo nko kubaza iby'umupira, iyo udefanda ekipe yagucirikiye ikibuga ukoresha ingufu nyinshi cyane, ugirana ushobora gukora penalty muri make, ukoresha imbaraga ziri do multiple izo akayikoresha. No kuvuga mu yandi magambo kuri mu rugamba, kuko ho ntagara akabumba bari gukina, barimo M23 igomba kubiri kumiya mu buryo umwe cyangwa ubundi. So ntago adefanda ngo defend iminota 90 tubijyane mu kabumbu. Byanga byakunda gomba kubaho icyo bita offensive attack, kugira ngo M23 iruhuke iki gitutu cy'aya makompora abatize bari kwisharinga aho haraza Kigongo, abaturage bari kwisharinga. Iyo umuntu akwataka we abona utamwataka bimuha courage. Yes. Nicyo rero M23 igomba kuba yakwirinda. Mais defense ni attack. M23 ngira ngo imiripuko iri kwirirwa hariya muri ya misozi yaho plateau bwa bya Mungu no muri Uvira indani, population bari kukubwira ati amabombe turi kuyumva, iri kumvikana no muri Uvira indani. So reka dutegereze ku rundi ruhande ariko kurabaza muri M23 cyane cyane abantu barabizi ko tugiye imboni muri buri nguni. M23 turazifite ziri kuri front aho bibera, mu bacari zirimo, muri FARDC ziriyo, mu rwego rw'ngo turusho kubazanira amakuru yizewe. Uratera icyumvirizo muri M23 bakakubwira bati twe dutegereje order, na ubundi twamaze kuba tayari, turi stand by class 1.
ni ukuvuga ngo dutegereze ikigomba gukurikira muri Makobora. Gusa nkagira amakenga dukurikije ku byahise cyangwa se kuri experience tumaze kugira muri iyi ntambara bwana Byamungu, aho bita Gatoyi ejo bundi tureke kujya no mu bya zamani by'umwaka ushize, yitwa FDLR yihishe mu mutaka wa Zalendo, bagize gutya bagaye ibitero kuri M23 bayubikiriye, bayikura muri Gatoyi, bayambura uduce yari ifite pe. M23 natawanyika na force zazo zimwe zifatwa amatekwa. Noneho video zitangira gucarashara kwa mitandao, abantu muri FDLR babyina, Wazalendo zabyinnye, abagore bacuranze indirimbo za nuza z'injyaruwa bishimye cyane. Ariko wakikoza muri M23 yaze Gatoyi byapfiriye, bakakubwira ati retour njo match. Urukumva? So urabaza hariya hepfo rero, wabaza ati se Makobora byagenze bite, bakakubwira ati retour njo match. M23 muri Gatoyi ni urugamba rw'umunsi umwe, ntabwo byesabye iminsi 2. Yarabirukanye n'ubundi subirana twa duce, kandi baranawumiya kuko mwitwa Mutayomba yatakaje brigade commander wiwe. Amafite video n'amafoto ye turayafite. FRDC itakaza ba company commander bagera kuri 2. Buriya Mutayomba niba afite brigade commander, buriya we ni division commander. Ubu ni generali, ni nyine ufite division, ufite iki? Nukuvuga ngo ibi byaha mu kuntu biteye bifite ukuntu nye ushobora gusanga na brigade commander yo ingabo zitagira no mwijana. Urukumva? Ariko ubwo harimo FDLR, ba commander babara FDLR bari abantu udukingirizo. Uyu Mutayomba ari nk'agakingirizo. Ariko ahubwo harimo andi ma commanders yandi ari no kurwana, abari kurwana ibitendo bikitirirwa nde Wazalendo yitwa Mutayomba. Ariko kiukweli ntago ari Wazalendo ko muterezi bazarwanya. Rero Byamungu nibyo ndi kukubwira nti retour njo match. Twabonye M23 ya divasinga muri Gatoyi, induru ziravuga, ngira ngo abantu babonye video y'umugore wa Kigingi General Toprokarame ari mu bihuru. Video dufite video zebyiri. Iya mbere yari habyina yuko basubiranye Gatoyi. Iya kabiri tuyifite ari kuvuga ngo ese Kisekedi darabizi ko turi muri iyi pariki imeze gutya, ngo ni inkima ngo zahunze. M23 y'abavudukanye ndayifite hano, nuko wenda igihe cyatujyaye nakayenzi playing abantu bakazumva. Bivuze ngo iyi Makobora iri hepfo aha ngaha, CNDD-FDD igisikare cyayo kiri kwikomaga ngo tuza ko ngo batazigera M23 yifata, kandi tubizi neza ko araho byagiye biba bakazibambura, nyamara bari barezaga tuza ko ntawo zayize bavanamo. Ngira ngo bakabe bareka kwikina bagategereza retour. Bakabaye bareka kwikina retour se kuyitegereza na nubundi ko ari ugutsindwa. Icyo mvuga na nubundi nabo bwabo barabizi uti babizi gute. Ngira ngo umusibo nejo kuko ejo bundi nibwo ministre w'ubuhinzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ati yareruye agaya ingabo zabo za Kongo. Ministre w'ubuhinzi yego aravuga ati nyeberwa n'ibyo baba bahugiyemo. We yashatse kuba yagaruka kuri aka gahenge avuga ko arako kwitegura niba nkuko babyemeye ko baganira na M23 niba babyanze nibagaragaze ingufu za nyazo barwanye M23. Atariko jewe ndahamya ko naka gahenge kariho nibi byose turimo tuvuga cyangwa se murimo mwidoga, ati aka gahenge tugakesha Amerika. Iyo yavuze ngo habe yasabye ko habaho ceasefire, ati bityo M23 gahagarika imirwano. Ati iyo bitaza kuba ibyo ngibyo kiba na Karemi kuri ubu ngubu yicayemo M23. Ati icyo ngicyo mu gitekerezeho, ati nge bivuze kubera ko ndi umwe mu bagize guverinoma ya Kongo. Atariko niba narabuze abo twakwicarana ngo tugire ibyo tuganira ku bijyanye n'ibibazo bya Kongo, okay, birahindukira nkajya mu mirimo nshinzwe yanjye nka ministre. Atariko turafite ikibazo gikomeye muri guverinoma ya Kongo. Ati byongeye ingabo zo zaratembagaye. Iyi ceasefire se ubuze ngo Kinshasa ntibyaza umusaruro. Ibitegura urugamba buriya bajya mu bintu bya ceasefire, ukabubaye umwanya mwiza kugira ngo bategure. Ngira ngo babonye ko nka ministre w'ingengo y'imari wa Kongo Kinshasa we yatangaje ko rwose bamaze kuba
bagena budget cyangwa se budget ya miliyoni 500 miliyari 5 zinuza z'amadolari ngo bagomba kuba bifashisha muri intambara mu gihe muri uyu mwaka wa 2026. Hari abatayabona ngira ngo nawe warabibonye ejo bundi uriya muvugizi wa uriya mutwe wa Wazalendo nuza Jire Murumba avuga ati amafaranga yose ahera Kinshasa arasohoka ariko ntarenga Kinshasa, ntago tuzi ngo ni bande bayajyana, abo yagenewe ari bo Wazalendo babashiriye ikigega cyo kugira ngo bajye bahabwa ayo mafaranga yo kubafasha, nawe yakoporeningaga miliyoni 8 z'idolari. Ati ayo yose nta wuzi iyo irengereye anyura. Ati rero ibi twakomeje kugenda tubivuga kenshi kugira ngo bibashe kuba byakemuka. Noneho nawe arongera agaruka kuri Kisekedi aravuga ngo sinzi ibyo ahugiyemo, ngo ibyo bibazo byose yakagombye kuba bimenya bikagira uburyo bikemukamo, atari ko twibaza nawe ibyo abahugiyemo kandi tugenda dukoporoninga cyangwa se twerekana ibibazo ati igihe kimaze kuba kinini. Iyo umuntu avuze gutyo haba harimo message ndende. Erega nayangaya nubwo bayasohoye cyangwa se bamaze kuyasinyaho kasohotse, turabizi neza ko ibikoresho bagiye kugura banditse ko bwaye kugura ngo izindi drone ngo ngira ngo abaturage ba Kongo baracyafite ibibazo. Izi miliyari 5 z'idolari ngo bagiye kuzishura mu madrone ngo y'ubutasi, amadrone ya kamikazi ndetse n'amadrone agaba ibitero. Ngo ariko ngo banagure ngo na misile ngo za long range ngo zo muri iki kinyejana, ngo kandi intambara bagiye kurwana muri no mwaka wa 2026 ngo igomba kurangirira i Kigali. Niko yatangaje bo bita ngo ni uyu nguyu yitwa Dedi, kanze murebe izina rye riri hano hafi cyane, yarangiriye i Kigali, yitwa Muzito Adolphe. So baravuga ko rero ngo bamaze gukora requisition y'ibi bikoresho byo kwifashishwa muri intambara bagomba kurwana ngo muri 2026. Bya Mungu nta gishya kirimo, ngira ngo witwa uyu mugabo yoboye intara ya Katanga bita ngo ni Moise Katumbi Chapwe, yigeze gutangaza umwaka ushize aravuga ati ino ntambara yakabe yararangiye kera, ariko kubera ko bamwe mu bayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu avuga leta ya Kinshasa bayigize y'ubucuruzi bayungukiramo. Ati atanga urugero, ati uwitwa Joseph Kabila yarangije ikibazo cya M23 kuri miliyoni 5 z'idolari uze rwose ngo ari yagikemuye. Atari kabangaba murebe umurengera w'amamiliyari bamaze gutikirira muri intambara. Ati kandi ntibatsinda, abantu babyibuka cyane. So aha ni hahandi ujya kubona nka Bemba yagiye muri Indonesia ngo kurambagiza ibifaru, wakireba ku ifoto kuko giteye irangi ukabona koko ni igifaru gishya, bakigeza Sake no kuzamuka kabiri yisi no kugira ngo kizamuke Rutobogo bigashindikana. Already igifaru mu mpapuro cyanditse ko kiguze miliyoni nka zingahe z'idolari, ariko nka bibiri bya gatatu byagiye mu mufuko ugiye kugihaha. Kiri umwami ejo bundi twagiye tubona ku mpapuro bakoreragaho requisition y'ibikoresho yabiyo za Katare n'ahandi, ariko ukabona nk'uwahawe isoko aramubaza ati ngewe nzungukira sehemu yangu iko wapi? Examples zirahari nyinshi cyane, gusa ariko ku rundi ruhande ukabona ko barimo barangiriza umutungo w'igihugu. Ikiba kibabaje kuruta n'ibindi ni uburyo batikiza amafaranga nkanatya, ariko noneho akanatikira agiye kwica abakongomani bagenzi babo. Iki nicyo kintu byibuze umuntu yibaza akabura igisubizo pe. Nibyo umuntu yibazaho, ariko iyo urebye ntago ni kwa kudashobora, kuko bayishoboye ntiwajya ku muturage ngo abariho ushakira cyangwa se werekanira ko ushoboye. Urimo urarwanya umuntu utari bugusubize, urimo urakoresha ingufu z'umurengera. Reba kuvuga ngo ngiye gufata bombe misile ya drone nyureho nyikubite ku muturage, biriya ni insinzwi. Uretse n'insinzwi buriya ni ujya kwikuraho amajwi y'abaturage ari bo wari ufite nka guverinoma ufite inshingano zo kubarinda. Ariko ibaza iki kintu, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyaba M23 abaturage batayumva, twakagombye kuba tubonaho
imirwano hose ibera abaturage bajya gushinga inkambi iyo guverinoma iri. Ariko siko bigenda. Wambwira ngo twari turi hariya za Ovira mu kanya niho twariho tuvuga kuki bajabutse umugani w'umurundi bajabutse bakigira mu Burundi. Ntago bajya urahungana n'umukongo n'umusirikare wa FARDC mwagera imbere akagusaka. Nuko abantu batabibona kuriya no gutsindwa kwa guverinoma kuko abaturage ntago bayumva. Ni nayo mpamvu bavuga bati nitubererekera amasasu ariko se turajyayo. Katujye mu Burundi nibyanga turebe uburyo twakwikinga M23 nifashta agace dutuyemo tureta dusubira mu byacu. Yes. So ngayo nguko rero twavuga byinshi kuko nyaboneka amakuru yo ni na menshi cyane, ariko ku rundi ruhande umwanya nawo ntago wa wadukundiye, ahubwo bwana byamuhungira ngo n'umwanya wo kugira ngo tube twasoza duhinira ahangaha amakuru kuri Bwiza TV no ku munsi w'ejo azaba hari. Icyo musabwa no kugumana na Bwiza TV nyine. So reka rero dushimire cyane mwebwe mwese twabanye, haba wowe wadukurikira guri hano mu Rwanda turagushimiye cyane, haba kandi wowe wadukurikiraga uri hakurya mu bihugu bituranyi, Burundi muratwumva cyane, muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya, muri Kongo Kinshasa, twumva 5 kuri 5. Turabashimiye abibwota amasimbi hakurya y'amazi magari, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Asia, namwe rwose tubateye yambo tunabashimira. Byamungu ndagushimiye cyane. Nanjye nagushimiye cyane. Dusoje rero kandi tunihanganisha umuvandimwe Miki Kayiranga ukomeje kuremba, ariko kandi kubera Imana twizeye ko agomba kuba amererwa neza vuba cyane. Dushimire cyane Kofi wari ku buhanga bw'ibyuma, amakuru yo nakagaruka n'umutaramu wanyu Ritadi Kedi. Bye bye.